Yes, reka kumwikaze ni kuri Fyve-tvrwanda tugenda dugera kuri byinshi cyane babigezweho mu isi ikoranabuhanga mu isi ya cryptocurrencies, ariko cyane cyane tukibanda kuri Pi network. Uyu munsi rero turaza kuba tugaruka ku bintu bitandukanye birimo kubera iki abantu bari kugarurwa muri tentative cyane, abantu bari kwimwa ama KYC, kubera iki abantu barimo kwibwa nyamara biturutse muri adverts kwamamaza, byaba bifite hari uruhare kwa team bifitemo cyangwa se yabibizi abantu bibwa bakora iki. So ngira ngo nibingi byo tuza kuganiraho uyu munsi, cyane cyane tugenda tureba ibibazo bituzengurutse. Ngira ngo wenda reka duhere ku bintu by'ama tentative. Ushobora kwishiramo kubera impamvu zitandukanye. Ushobora kujya muri tentative kubera ko wakoze login and logout nanone ukagenda bagakeka ko account yawe yibwe cyangwa se yahakinzwe. Ngira ngo abantu bakwiye no kubimenya ko tentative izanagumaho even after OM, kubera ko ni uburyo bwa mbere buri safe bwo kugenzura ko iyo account nyirayo ari we ukiyifite. Ko team ijya gutegura uyu mushinga wa Pi network, batekereje ku kintu cy'uko umuntu ashobora kugira account zirenze imwe, zirenze ebyiri, zirenze eshatu, akaba yagira account nyinshi. So bagena uburyo, kubera ko nta muntu ushobora kugira amaranga muntu 2, 3 cyangwa 4, bagena uburyo rero bw'uko umuntu agomba guhabwa KYC ari umwe, akaba afite agaragaza donc umwirondoro, nta yindi account igira umwirondoro nk'uwawe, ni yawe gusa. So bakeka rero ko iyo wagaruwe muri tentative ushobora kuba warakoze login and logout, bagakeka ko account yawe yibwe. Like nshobora kuza nkakwiba account, nkanayihindurira password, nkayihindurira byose, maybe mfite number yawe, phone number yawe, nkahindura password ku buryo utazongera kugarukamo. Then bakeka ko rero iyo case yabayeho, bagahitamo kwifashisha ko bakora liveness, ariyo ikuvana muri tentative. Urabizi ko igiye muri tentative ukora liveness. So mu gihe wibye cyangwa se wibwe account, ntushobora gukora liveness muri account itariya, kubera ko baba bafite ya myirondoro yawe washizemo mbere ukora KYC, yaranga muntu yawe na ya scanning yawe ya mbere. So bongera gucekinga, ni nko kongera kugenzura ko nyiri account ari ukiyifite. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri ari uko ibintu bya mbere abantu bakoze KYC bwa mbere, hakoraga ama robot cyane, system donc niyo yabikoraga. So hari abantu bagaruwe muri tentative kubera ko hari ibyo bari barashizemo bagahabwa KYC kubera it's a robot zirimo gukora KYC. Hanyuma haza kugeramo uburyo bwo gukenera validators, abangaba bafasha abantu gukora KYC. Noneho hari ibyo baje kugenda bagaragaza ko bitanoze, birimo kudahura kw'amazina. Noneho bakaza kongera gusaba umuntu gukora tentative kugira ngo bagenzure ko atari umuntu wajijishije system akaba yakoresha irangamuntu imwe ariko agahinduramo amazina gake. So ngira ngo nabwo ni uburyo bashizeho mu buryo bwo kurinda ko account imwe ishobora kuba account eshanu zishobora kuba zitunzwe n'umuntu umwe. So bakamakinga sure rero ko bihura neza. Uburyo bwa gatatu busa naho buri political. Ukuntu mpamvu mvuga ngo political ni ukubera ko ibihugu byinshi byagiye bicuruza muri black market, amasoko atemewe, bikora ivunjisha bigafata amafaranga. Ngira ngo iyo dusinya contract, abantu benshi ntago bazi ko dusinya contract kuri step ya 6 ugaragaza neza ko hari ibyo uzubahiriza, birimo n'ibingi byo gukora exchange cyangwa se kugurisha Pi, kuzigurisha muri fiat money. So muri amafaranga ibyitwa licensed money, amafaranga yemewe na leta. So ngira ngo ni kimwe mu bintu abantu hari ibihugu byagiye bigarurwa mu ma tentative kubera ko babonaga abo bantu harimo aba scammers benshi, abantu benshi bari kugurisha ndetse bakanagura Pi muri icyo gihugu wenda runaka. Like dufate nk'urugero wenda hano mu Rwanda, bagiye muri blockchain zabo basanze abanyarwanda 80% bagurisha Pi. Kwa kundi dusanga umuntu akubwira ngo ndagura Pi ku noti y'igihumbi, ndagura Pi ku noti ya 2, rimwe na rimwe ugasanga aranagwa n'amafaranga make. So blockchain rero ibi bigaragaza ko hari abantu barimo kugura no kugurisha Pi. So bagiye bafata bati iki gihugu kirimo kugurisha Pi, nago kiteguye open mainnet. So beta reka tubasubize muri tentative, hanyuma nituzanafungura abari muri tentative murabizi ko nago bemerewe gukora transaction. Abo bari muri tentative bazaba bari limited. So ngira ngo batanga ama KYC
nubwo abantu benshi wenda batabizi batanga ama KYC bagendeye ku giciro ku mubare w'abantu babona biteguye n'uburyo ibihugu byagiye bigaragaza. Niyo mpamvu iyo dusaba abantu kwiyandikisha muri Map of Pi, dusaba abantu kwiyandikisha nk'abacuruzi, dusaba abantu gukora ama event, tuba tugira ngo twereke kwa team ko igihugu nk'u Rwanda, igihugu nka Uganda, igihugu nka Tanzania hari ibyo kirimo gukora biza gufasha kwa team noneho kurekura KYC nyinshi, kugira ngo noneho nibatanga OM, kubera ko harimo abacuruzi benshi, abacuruzi bazabona abakiriya. Ngira ngo n'uburyo buri politiko batanagarukaho cyane, ariko n'uburyo buhari abantu uyu munsi batazi ndetse badashaka no kumenya, ariko n'uburyo buhari mu buryo bwo kugira ngo Pi itazata agaciro. Ngira ngo murabizi ko uyu munsi ni miliyoni 65 z'abantu bamayininga bahozaho buri munsi. Ubwo utabariyemo ngira ngo iyo ugiye kuri Play Store usanga bakwereka ko application ya Pi yamaze kudownloadingwa n'abarenga miliyoni 100, abashiraho miliyoni 100 n'akamenyetso ko guteranya bivuga abarenga miliyoni 100. Ariko ibuke ko hari n'abayikura kuri App Store bakoresha amafone atari Android, hari abayikura no ku yandi ma application menshi, hari n'abayihabwa wenda ku ma WhatsApp cyangwa se bakayihabwa ku ma Zenda ku bantu bakoresha amafone, ugasanga ntago bibaye ngombwa ko ajya kwidownloadinga. So abo nabo donc ugiye guteranya ushobora gusanga harimo umubare mwinshi cyane, ariko babara miliyoni 60 kubera ko zo zihozaho ari babandi ba mining buri munsi. So mu buryo bwo kwirinda akavuyo, mu buryo bwo kwirinda ko Pi nijya hanze abantu benshi bashobora kuzintevaninga ku ma black market batarasobanukirwa neza, bahisemo guhereza KYC miliyoni 10 byibuza bavuga ko bagomba kuba bagejeje, hanyuma bakabona gutanga open mainnet. Bivuze iki? Bivuze ko izi miliyoni 10 ni nk'uburyo bw'igerageza, binaramutse binakunze bakabona ntago biri kugenda uko babishaka, nizo miliyoni 10 banazigabanya. Uyu munsi ntago kwa team inaniwe gutanga miliyoni 30 ku munsi, kubera ko ni system. Iyo babihagaritse baba babishaka bakora ibyo bazi. So rero iyo bagiye mu buryo bwo gutanga izo miliyoni 10 no kugenzura ngo amasoko dufite arangana gutya, nabiteguye guhahirana n'ayo masoko barangana gutya, bagahitamo rero ko baza gukoresha donc baza gukoresha tactics yo kuvuga ngo reka duhereze miliyoni 10 gusa z'abantu bazahabwa KYC, hanyuma niturekura open mainnet abo bantu bazaba babasha guhaza inganda, tuzagenda turekura gake gake. Ngira ngo rero niyo mpamvu tubuza abantu kugurisha amapi no kuyagura, kubera ko bigira ingaruka kuri iyo community, usibye no kuba wihemukira uburimo hahemukira abandi. Ikindi cya kabiri tugiye kuganiraho ni kijyanye na no kwibwa cyane cyane bice mu ma advert, wenda tubigireho skills. Izi advert ni uburyo bwo kwamamaza, ni uburyo busanzweho notonere Pi n'izindi mbuga murabizi ko zifite uburyo zamamaza, n'andi ma application menshi atandukanye afite uburyo yamamaza. So ibi ni ibintu biri legal cyangwa se byemewe n'amategeko. Hari uburyo usanga umuntu wakoze umushinga wo gukora application, hari ibigo bimwegera bitewe n'amakuru bifite abantu basura iyo application, like niba ufite application runaka ikaba isurwa n'abantu wenda miliyoni 50 ku munsi, aba ari ahantu heza ho kwamamariza. So mu buryo bwo kwamamaza rero ababegera Play Store, bano baba bashaka kwamamaza. Play Store ni hano dukura application, ubwo ni bino donc ni branch ya Google, hanyuma bakishyura amafaranga yo kwamamaza. Iyo bishyuye amafaranga yo kwamamaza, Play Store nayo iragenda ikaganira na nyiri application, ubwo ni Kokaris cyangwa se kwa team, bakagira ayo babaha, andi akinjira mu isanduku ya Play Store cyangwa se Google. Then akenshi na kenshi rero usanga iyo mu kwamamaza ntago kwa team ijya kugenzura ngo urimo kwamamaza iki, icyo bapfa babonye yabo, ibisigaye n'ibyawe nicyo wamamaza ndetse n'iyo community. Bivuze iki rero? Hari abascammers bakoresha tactics, bakishyura uburyo bwo kwamamaza, noneho bo bakemera bagaheba amafaranga yabo bakishyura, hanyuma bakaza koherezamo anoma link. Baba barakoze system ziza gutanga link
akenshi na kenshi usanga bakoresha uburyo buvuga ngo watsindiye ngo paye wenda 300 wazumva wenda n'igihe umaze na leta uriho mining bati nazo ni nyinshi, cyangwa zababwira ngo watsindiye 7,600 by'amadolari, aho abari muri miliyoni hafi miliyoni 10 z'amanyarwanda, babwira ko watsindiye ayo mafaranga for free, none bakakubwira ngo claiminga ukande hano. Akenshi na kenshi izi link yabari z'ubujura, iyo ukanzeho bagusaba gushiramo passphrase, gukandaho ntaribi, noneho iyo ushizemo passphrase aho you are getting done, uba warangiye wamaze gutanga icy'ingenzi bifuzaga, naho bahita bagakura ku murongo, cyangwa se naho wowe wahita ufunga phone, icy'ingenzi baba bashaka kiba ari icyo, ni passphrase zawe. Koti mugira ngo murabizi ko yongeye kwibutsa abantu ko badakwiye gutanga passphrase ahantu hose batizeye. So mu gihe rero ubwo ugiye gutanga passphrase, ugomba kuba hari umuntu urimo guhahirana nawe, ukabona wallet ye ugiye kumuha wenda transfer, hanyuma bisabye ko hakenerwa passphrase. So ngira ngo ubu ni uburyo bwiza bwo guhahirana kwa team twibutsa, kandi katwibutsa ko byose bikorwa muri Pi browser. Ngira ngo mwabonye ko nta muntu wamamariza muri Pi browser, bamamariza muri Pi network, iyi app isanzwe tumayiningiramo. So bivuze ko rero tutagomba kwizera buri kintu cyari cyo cyose ngo bitewe wenda nuko ngo hari app bashizeho ngo kubera ko byaje muri dashboard ya Pi ubwo birizewe. Wamara gutanga passphrase zawe, icyo bakora system itizi rya copy, noneho bakoze system yiba mu buryo automatic. Igihe cyose ukoze migration, Pi zawe zikajya kuri balance, izindi zikajya kuri available balance, izo zageze kuri available balance automatically nta n'amasegonda 5 anyuramo zitaragenda. Ni uburyo bwikoresha byitwa automatic mu ndimi z'amahanga. So bahita bakwiba ako kanya utaranajya no kureba ko zanagezeyo. Iyo utabimenye ngo uhindure passphrase, wenda ukamara ikindi gihe, izindi nazo zikaza, nazo zirijyana, nago bo birirwa baba barakoze system ikwiba automatically. So bivuze ko tugomba kwitwararika mu gihe cyose turimo gukirika ama link, mu gihe cyose turimo kwinjira ahantu tutazi, tubona tudasobanukiwe, bakadusaba passphrase nyamara atari muri Pi browser. Ngira ngo na Pi browser nayo wenda nago bari uburyo bwo kuyinjira, ariko nabwo nawamenya. Gusa tugomba kwitonda cyane cyane kubijyanye na passphrase, kubera ko passphrase niyo account, nicyo kintu kibanze baba bakeneye mu byo wakoze byose. Iyo bafite passphrase zawe, they got you, baba bagufite. So ngira ngo ni ibyo abantu benshi bakunze kwibaza bijyanye no kuba wakibwa. Then ikindi ntagenda nagarutseho, hari uburyo abantu bafashe cryptocurrency bayitiranye na digital currency. Pi ni digital currency ariko ifitemo element ya cryptocurrency. Abantu bari banuye umunsi umuntu akaza akakwiba Pi 500, wenda wowe ntubizi uko yazibye, nyamara hari uburyo bwo kuripotinga, hari uburyo bwo gutangaza uwo muntu. Ikintu cya mbere bifasha, biraza kugufasha kwirinda no kurinda konte yawe, kubera ko kuba team nitangira gufunga ama account yagurishije, bakabona nawe ku itariki niyi watanze Pi 200 uzereza iyi account, nawe bazagufunga cyangwa se bagufungire account. So ubugomba rero guhita wihutira kuripotinga mu gihe cyose wibwe Pi, reporting your wallet, hanyuma kwa team ize nitangira gufunga account yawe batazayifunga. Ikindi cya kabiri bifasha ku muntu wari we wese wibwe gutamaza no kudashyigikira umuco w'ubujura, kubera ko ni umuco utari mwiza. Icyo gihe wakwibye abagomba guhomba account ye, n'ibyo yakwibye ntabibone, n'ibyo yakoreye nabyo ntabibone. So ngira ngo n'uburyo kwa team yashizeho butandukanye n'ama Bitcoin ndetse na za Ethereum, ho iyo bakwibye baba bakwibye, you can't do anything, nta kintu na kimwe ushobora gukoraho cyangwa se ngo uhindureho. So ngira ngo rero reka tugarukire kuri ibi bijyanye na cryptocurrencies. Ni Fyve-tvrwanda tugenda kuri byinshi bigezweho mu isi ikoranabuhanga, mu isi ya cryptocurrency, mu isi ya digital currency ndetse na digital economy. Murabizi ko twamaze kugera mu isi iri digital. Reka ngubwire ngo jobless.